Urakoze? Boss, wiriwe neza. Bitese. Anisa boss. Narizi ko hano utari buhamenye peti. Boss, nagerageje ndabazabaza ariko birangira amagize kabisa. Umeze neza? Meze neza boss. Boss. Ariko ntago nishimye abe na gato. Oyo nyihanganiye n'umushimye byakubaho cyagiye. Nyihanganiye rwose kabisa ntabwo nabimenye. Ba wa mukobwa. Wa mukobwa burya no mujosha. Dukamanza ari kakana nakabandi. Muri no minsi nikako rwose bameze boss. Ariko mfite gahunda. Ira hotel twari twahuriyemo nshaka kuyirega nshaka kuyijyana mu nkiko. Ariko boss, bitewe n'izina ryawe ufite ntabwo byaba ari byiza kabisa ugiye mu byo kurega by'ubujura kabisa. Ku mafaranga yanjye ntabwo nyina pete. Mfite abanyamategeko benshi batandukanye yaba mu Rwanda hanze y'u Rwanda. No gukora ku rutsinga ibintu bikikora gusa ndashaka kujyanira hotel mu nkiko. Ariko boss ngize igitekerezo. Urabona gute kubera ko ngiye mfite inshuti zanjye z'abapolisi. Urabona gute uramutse umaye umunsi umwe nkabyiruka nkamo nkaperereza ngiye nagutwara iwabo ahantu atura mukobwa. Gahano atuye. Ari sho. Ndi sure rwose. Umunsi umwe rwose. Akiraho amaye cyo kunywa. Akira nawe transport. Uzakina n'amafaranga yanjye peti. Boss n'iki kibazo rwose kwamagara. Umwe gusa. Sister wakoze kutwakira. Ariko ke uzi ko cyagiye iyo bebatangira inama cyakigwa byari birangiye kimfashe ku ngufu. Mva mbwire sheri wanjye. Ubutaha nujya mu bintu nka biriya. Ujye umenya uburyo uhuye n'ikibazo wakikuramo. Ngaho bazi iyo biba. Ariko reka mbabwire. Muzi ko twikunze bikarenga. Ibaze ko igihe twazi tutarabazana ukuntu ameze. Si ugaba yari mu bibazo. Uriya ni umugabo. Kuki ukunda gutekereza cyane? Urivuna. Ako bebe uzi n'ikindi. Next time nuzajyayo. Cyane. Agomba kujya niyo miti tabafite. Yego ndi kumva boss. Unyumva iki sa pete? Erega boss urabona. Ndabona mbona iki? Ariko nagerageje namaze kuvugana n'umupolisi yamaze kunyereka ahantu wa mukobwa atuye. Ahubwo witonde kubera ko umupolisi aza ari waje gufu. Oya umva mubwire boss ahubwo wowe waburi hehe kugira ngo nze nkugire umutware aho no mukobwa atuye. Uva ibintu genda birambiwe. Byatangiye ari umunsi umwe none bwa buri munsi. Wowe nura mukobwa muraza kumbona. Sawa boss ariko wambwira ahantu uri ubundi nkabona ukuntu nza nkakubona nkakuzana. Minota make hansangura haza. Sawa. Cyakoze ko mubwire sheri wanjye. Nzi ko umukinnyi wa nyawe kabisa ndakwemeye. Uzubana n'ifite umutima bigikumva. Niyo mpamvu nsigaye ngukunda byataje. Mva murabona gute singiye nkamuzana. Ahubwo gira vuba watinze. Sange mwamaze kwitegura ariko. Of course. Sawa. Ubwo rero mubwire ko tugiye kubigenza.
dutuye ahangaha kaba ahantu heza ra boss biratangaje igisambo kigira inzu nziza nka gutya erega nkamubwire boss muri uno mujyi ibisambo byo bituye ahantu heza wagaho ngo bikugenda nk'ukunda narapereje bumbura karanga ahubwo twakinjira tukajya kureba ukuntu byifashe igisambo gituye ahantu heza biratangaje kabisa ahantu bahita gutera ahangaha muri ino karitsiye sinakubeshya nanjye namenye gutyo kabisa ese ubu nturi kunyinisha ko ubona batadukingurira boss bisiriye baradukingurira ndabona amazi niwe tubafashe iki twari tuje kureba abantu ba hano okay abantu ba hano rero ni abahaji hano bagiye gato ariko niba ubashaka twabahamagara ntabwo twabarindira twigendera boss byaguse tubategereje sure niko bimeze boss okay niba mwisimo kubategereza karibu mwamwicaye tukabahamagara bakaza kubabwira muri kwihuta se mbahamagare wihute jya kundira imodoka okay boss tarangira imodoka yanjye nayo nyubuze sawa kanjye oh really okay babe can nakunze byatanga sure maze urasa neza nawe sure wow nise sheri n'amatuzo yose n'ayawe cyarimo pampa uri mwiza byatanga thank you gusa nyine ndashaka kuguha n'akagift oh really oh my god thank you iyo nete nayikuye muri Espagne sheri iyo umuntu yambaye areba umuntu yambaye ubusa shanjye ndi kubona bwije ahubwo muri Espagne ubu ngubu burije ahubwo se shu ndi kumva hano hashyushye kandi mu cyumba cyanjye hakaba harimo vandarateri wahita twigira mu cyumba sure yeah okay tugende ngo ibyanjye byose shiri sure ijambo maze ndarikumve sure barimo gutinda rwose nanjye narambiwe rwose si wowe nibi umutima wari umvuyemo mama uzi ko kiriya kigabo ntabwo byoroshye mbabwire rero mba ni umwica umuti gahunda iri aho ngiye hano oh wow ariko mana umusenge cyangwa uherewe hari ibintu kirisha bebe genda giye rero ngo mitu kontrasinya babona bigire vuba ako shauri papa usikajya ngo afande neza afande njye wundi umupolisi nubwo ntaziraka mfite ariko ngomba kunyita fani oh baby uri mwiza afite amanyonyo meza shiri urakoze cyane sho umura neza byatashe Come close to me. Wait, should you wait? Oh no, baby, umvugire. Umva musoka ngato. Yangana icyo kuzana agakingirizo kuko tubika muri tiwari muri dushe. Babe, please. Ntabwo twakurira aho ngaho. Ngiye nkoresha agakingirizo. Shiringe ntabwo nakurira aho ngaho pe. Tujye twibuka no kwirinda kuko bisobanura bwa mbere. No, baby, come on. Mana we
nibidacamo baradufunga. Mami nizere kuri tayari kuko nibicamo neza kiriya kirwaho turatugihaye somo. Sundi waretse nkajya kurunguruka we. Yakuru umusaza. Waretse abari mu cyumba bakaza kutubwira ajya ngo wangize ibintu. Kadukomeze dutegereze twumva ko tubara. Waretse wowe nagushaka kwirinda. Ugusize ubwiwe n'icyo ndi muzima. Umwana usa nawe nakuneye afite ikibazo sheri. Sheri, please. Baby, please. Nusugiye. Sheri ngiye muri dushe ariko nyine ngende ku buryo nza ndi tayari nta bintu byo gukuramo imyenda. Sibyo se? Wow. Beteye neza byatari kweli. Baya ngufata amafoto. Sheri nawe ubwo se amafoto uri gufata aho kuzayashyira hehe? Icyo ushaka kurya ibidahiye waretse wagutekera ngo wibiriye neza. Uri mu gikoni? Of course, guteka. Wow. Ushaka gutwara igare ndanyanga azamuka n'amanuka. Natambika nushaka wanyonga. Sure. Gumura ntago ndi wa mugabo w'umunota umwe bebe. Naho ndi ba mugabo yagira atarazamuka. Oh, bya binateye ikibazo. Wow. Humura neza byatari. Sibyo kandi bihangane. Wait. Sheri mvuge uyu mugabo afite ubushyuhe burenze ubukenewe ku buryo mwibeshye mugatinda gato mwasanga yangize umva ahubwo mubwize uko mbabwire mumbabarire mubare iminota nk'umunota umwe cyangwa isegonda 30 mube mungize kuko mutinze ibintu byambaho. Ndashaka watayiziwe ya. Sheri waretse. Mu gikoni twagira desordre sheri. Oya, tuburetse. Uretse ndi kumva naraje. Sheri we. Uyininde. Uyininde. Mama araje kumfata ngo. Ndarota cyangwa. Vera ko mwana wa nyamaswa. Ninde wakubwiye ngo ngerera mu cyumba ufata n'umwana wanjye ku ngufu. Mama kuri ntabwo ndi kumubeshera. Mwana wa nibiki byakuba byageze hano mu cyumba. Mama iki kigabo narijyamye n'ukuri hashyushye nanakwemo n'imyenda n'isumena yambaye turi kurwana. Yagufashe ku ngufu mwana. Oya ntabwo yansugiye mama ariko iyo utinda ari kunsugira. Dore ariko mwana direkaza namubona. Najana je gushaka. Nta mwana kugira akamamagara polisi. Allo? Allo? Ni kuri polisi? Ndashaka ko mwamfasha hangaha namfasha umugabo unyangiriza umwana. Mutebuke rwose mutebuke. Nta mwe nakugirira.
umukobwa arimo arambeshyera njye ntabwo ngeze mufata ku ngufu avuga ukuntu bageze no kurwana nanjye hano hari ikihe kibazo polisi rwose uyu mugabo namusanze mu cyumba cyanjye yafashe umwana wanjye ku ngufu barimo barambeshyera naje hano nje kureba umukobwa wanyibye amafaranga yanjye hano kuri hoteli uyu mwana w'umukobwa bakari mu cyumba ari kuri polisi iki kirego ntabwo ari kukituzanira uko mukuru niwe wamwinjijemo hano oya rwose afande ntabwo ibyo bintu njye ntabitinyuka njye niryamiye hano bisanzwe mu cyumba arangije ngiye kumva numva uyu muntu aguye hejuru araza arwana nanjye ashaka kunyambura ashaka kunshiraho ikariso ndwana nawe ngize imana busigati imana irantabara mama wanjye ahita yinjira ubwo kandi niwe wari gabanya amagambo ese musohoke muziganira simfite umwanya wo mvugana n'amagambo menshi numbone naje nambaye gutya yewe ndi umupolisi ukomeye byagenze bite njye naje hano nje kwishyuza amafaranga yanjye hari umukobwa wanyibye kuri hoteli naje hano nje kumwishyuza none se wari uyobeye ahantu polisi dukorera ku buryo waza gutanga ikirego mu buriri bw'abandi gendere umuhungu uhagaze harahanze ku modoka ari niwe wanzanye anambwira ngo abakobwa banyibye bapahanda urimo urangirisha gukora akazi kanjye wowe ngiye nsohoke hanze njye kuvugana n'umuntu wahasize musore afana musore nutagira ikinyabupfura mu magambo uvuga ndabikwereka yambwiye ngo nze tunyonga igare azamuka n'amanuka ariko ikintu ni kimwe ufite amahirwe amwe yonyine kandi uyakinisha umupolisi ntiwamfasha abantu ntibanyibye amafaranga amafaranga uratanga angahe njye mfite amafaranga menshi ndi umukire ndazwi mu gihugu naguha amafaranga yose wifuza ariko ukamvana muri iki kibazo nkeneye kubona miliyoni 20 kuri konti yanjye kugira ngo nta kibazo nakubwira ko hari hanze hari umuhungu wanzanye hano uwo muhungu ucishwa nabyo kubaza nyine sheki iri mu modokari sohoka ujye kuyimereza uruzi ngo yewe ibigabanya kugira ibigabo gusa futi gira vuba se cyo muzi ni ukwifata gusa mukajya mu mazu y'abantu buriya nuko usanze ngende ikuru mba nkwishe cyangwa umbwire mpamagara gira vuba rero ibintu by'ibigabo gusa n'undi munsi ujya ureba abana b'abakobwa nawe wirebe ntabwo ingano yawe ituma uza kuryama mu ngo z'abandi No! Man! I need to do something, man! Abakobwa ndaza kubakorera gashya